papa wanjye yari afungiwe icyaha cyo gutwika igiti, ariko ntabwo ari we yagitwitse, yari mu buryo bwo gukekwa. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Idukurize Naomi, ntuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Icyatumye nza hano rero, nari mfite umutware wanjye ufungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ko akora umutekano kuri UTC, niho habereye ikibazo. Umutware wanjye amazemo ibyumweru bitatu, hamaze gumara ibyumweru bitatu nza guhamagarwa n'uwitwa Uwase Scholastique ambwira ko yamfasha umutware wanjye akarekurwa mu gitondo. Yampamagaye ari muri Amazina yanjye nitwa Moro Francine. Amazina yanjye nitwa Moro Francine. Umugabo wanjye yarafungiye Ikinyinya, bamufashe, polisi yaramufashe imuhuhishamo, icyuma kiramufata baramufunga, amafaranga ndayabaha. Nkurikije ibyambayeho rero, ndagira inama abagore b'abamotari ndetse n'abandi mu gihugu ko aba bantu ari abatubuzi. Hari uwitwa Madame Noella Bigirimana, wahoze ari umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu ikigo cy'ubuzima RBC, yatawe muri yombi hamwe n'uwitwa Uwayo Theo Principe, batawe muri yombi. Theo Principe we ashinzwe imari, bakaba barakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na ruswa mu gutanga amasoko ya leta. Dosiye yabo yarakozwe. Gasaro TV. Twibwira ukatubwira uko byakugendekeye. Okay, nitwa Ntakirutimana Daniel. Papa wanjye yari afungiwe icyaha cyo gutwika igiti, ariko ntabwo ari we yagitwitse, yari mu buryo bwo gukekwa. Hanyuma rero aza gufungwa, afunzwe biba ngombwa ko bamukura kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge, bamujyana kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo. Aza kugerayo, nyuma yo kugerayo rero naje kumusura njye na mama umbyara. Hanyuma tumaze kumusura turataha. Tumaze gutaha rero nimugoroba naje guhamagarwa na nimero y'umuntu ntazi, aza kumbwira ati rero niwe musore waje gusura uyu mupapa witwa gutya na gutya. Nanjye ndamabwira ngo yego. Aza kumbwira ati rero ejo saa 2 za mu gitondo uzabageze kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo, nagufasha uwo muntu wawe agataha, ariko uzazane na mama wawe ukubyara. Ndangije ndagenda ndi kumwe na mama wanjye, arambwira ati rero tugende turebe ibyuriya muntu. Tugezeyo nza guhamagara ya nimero yampamagaye nimugoroba hashize, ndamubwira ngo nahageze. Mubwiye ko nahageze, arambwira ati si wowe uri hano hanze uri kumwe n'umumama wambaye imyenda imeze gutya na gutya? Ndabati yego ni njyewe. Mwe muhagaze aho ngaho iminota 10 ndongera ngo hamagare. Maze kumpamagara, nyuma y'iyo minota 10 koko yarampamagaye, arambwira ngo rero maze kumvikana na fande wanjye dukorana hano, none turagira ngo mutugurire fanta hanyuma umubyeyi wawe tumurekure. Nabati se nta mafaranga ngahe ko nta mafaranga dufite, kandi tuzi ko mu bugenzacyaha nta mafaranga atangwamo, bimeze bite? Nuko arambwira ngo uratworeza 100 kugira ngo uwo muntu wawe tumurekure. Mama koko yari afite 100, arambwira ngo reka tuyamuhe nta gafanta ubundi tureke uwo muntu bamurekure. Amafaranga koko narayohereje. Amaze kumugeraho arambwira ngo fande wanjye turikumwe ngo ntabwo ari kubyumva neza, ngo ni makeya. Arangije arambwira ngo rero ongera umpe 100 byiyongera kuri ya yandi, hanyuma atwara 100 nanjye ntwara irindi kugira ngo tunganye umubare. Mama rero narabimutekereje, arambwira ngo reka ngo tureka tubyihorere, ariko kubera intege nke z'abamama arambwira ngo rero reka mpamagare murumuna wawe hanyuma atworeze 100 tuyabahe turebe ko bamurekura. Murumuna wanjye koko ayohereje nanjye ndayamwoherereza. Nyuma yaho rero naje guhamagara ya nimero yanga kunyitaba.
ariko nyuma nkaba narahamagaye na wa mugabo witwaga umufandi, uwo mumama yambwiraga, arambwira ngo niko sha, ngo ubwo ngubwo ntabwo uri gutanga amafaranga makeya, ngo ibintu tugiye kubakorera murumva bidafatika. Ubwo rero turabyihorera, ariko twaje nyuma guhamagara uwo mugabo, aratubwira ngo reka basubize amafaranga yanyu niba mwumva turi kubabwira ibintu bitumvikana, kuko nyuma yaho bari bashaka kwaka ibindi bihumbi 100 na none bikaba ibihumbi 300. Ibihumbi 100 turabibura, tubibuze nimero dukomeza kuzihamagara, turazihamagara zanga gucamo, ariko nyuma yaho duhamagarwa n'indi nimero itubwira ngo twebwe twatashye tugeze igahanga ramanda ugi Bugesera, ngo niho tugeze, ariko ngo birakomeye, ngo mutange ibihumbi 200. Ndabati se ni ibihumbi 200 cyangwa ni ibiceri 200? Ngo ni ibihumbi 200 wa mugabo. Ubwo nyine kubera ko twari twamaze kuyatanga, hatubwo reka dutegereze. Twarategereje, tegereza ko umuntu bacu bamurekura, turamubura. Nibwo rero nigiriye inama yo guhamagara kuri MTN, ndahamagara bambaza uko byagenze, maze kubivuga barambwira ngo nimpamagare RIB ndayihamagara, nsaba amakuru yose uko byatangiye nuko byagenze, barambwira ngo nsubire kuri RIB yahabereye icyaha, subirayo kuko nari nagiye Gikondo kuko niho mba. Ubwo nsubira Rwezamenyo, ntanga ikirego, maze kugitanga RIB insaba historique ya MTN, biba ngombwa ko njya kuyifata kuri MTN, hanyuma barangije barambwira ngo ni ntahe bazampamagara. Ubwo rero ndategereza, ubu rero uyu munsi nibwo RIB yampamagaye imbwira ko abantu bafashwe. None se Urakoze. chef, niki cyavuze Urumva ngiye mu kuva kuri station ya RIB Rwezamenyo, batubwiye ko twatanze umwirondoro. Nyuma yo gutanga umwirondoro batubwira ko nyuma y'ikigo hari abatubuzi bashobora kwiyitirira ikigo urwego rw'ubugenzacyaha, hanyuma bakaba badutuburira muri ubwo buryo. Ubwo ngeye icyizere nari mfite cyuko ibyo bintu bishobora kuba ari byo. Umuntu yarampamagaye nimugoroba ambwira ukuntu ibintu byagenze, kandi nta nimero natanze hanze koko. Ambwira ati si umusaza umeze gutya na gutya, ampa ibimenyetso byose bifatika, nkumva koko nibyo. Naho nashingiye numva ko ibintu bishobora kuba ari ukuri. Utekereza ko nimero zawe se bazikuye kwa rufe kuri Ayo makuru niyo ntafite nanjye. Gutanga ikirego byagufashije iki kuri RIB? Byamfashije kuba nagira umutekano wanjye, kuko nari mfite amakuru y'uko RIB ishobora kubimfashamo. Uwo muntu akaboneka cyane ko telefone yakoreshwaga n'ubundi yari ikiri ku murongo, yari itaravaho. Ntago nigeze mpura nabo, hari kuri telefone gusa. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Idukurize Naomi, ntuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Icyatumye nza hano rero, nari mfite umutwari wanjye ufungiye kuri station ya RIB ya Nyarugenge, akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ko akora umutekano kuri UTC, niho habereye ikibazo. Umutwari wanjye amazemo ibyumweru 3, hamaze gumara ibyumweru 3 nza guhamagarwa n'uwitwa Uwase Scholastique, ambwira ko yamfasha umutware wanjye akarikurwa mu gitondo. Yampamagaye ari muri weekend ku isato nimugoroba, ari kuri tariki 15 bazamurekura 16. Ubwo rero ku cyumweru mu gitondo njyayo, ariko nge nabanje kugira amakenga, mvuga nti ese yaba ari umutubuzi koko, mufata n'amarikodi, nkamubaza ese niba umuntu yararekuwe n'urukiko, ni gute wowe uri kumbwira ko ugomba kumurekura kubera fanta natanze? We anyumvisha ko urukiko rutamurekuye, ahubwo yaregewe urukiko bikiri muri process, ariko hari uburyo bo babikansoringa bakamuha igipapuro kimurekura byemewe n'amategeko kuko bikorwa nabo. Muha ibihumbi 250, nabitanze mu buryo bubiri. 200 nayo yeje kwitwa Uwase Scholastique, 50 ajya kwitwa Tuyishime Jean d'Amour. Ngewe namaze kohereza
hashize umwanya nkabona nimero ntabwo zongeye kunyitaba. Ubwo rero ngira amakenga ndabareka njye kubaza, mbaza kuri reception ya RIB barambaza ndababaza ese hari umukozi mufite wa Scolastique? Bati ntawe. Hari abantu se bari ku uyu munsi? Bati ntawe. Nta kindi nakoze, nabuze nuko biri kose nshobora kuba mpiye ndataha. Mu gutangeze mu rugo nibwo nagiye mpita amasanga umugabo wanjye. Yego, ariko mbere yo kugira ngo ntahe nabanje nyine bo babanje kuri reception ya RIB baramwiti turabona umugabo yararekuwe ariko wenda azataje kuwa mbere mu mibyizi. Nge naratashye mfite ikize ko umugabo wanjye byanze bikunze agomba gutaha. Ngeze mu rugo mbariho musanga, ahita ambwira ati vuba vuba subira mbwira hano amafaranga yatanze. Nge narekuwe n'urukiko, nta mpamvu zo kugira ngo utanga andi mafaranga ajye urukiko, ubushinjacyaha nibwo bwandikuye by'agateganyo. Ubwo dusubirayo dutanga ikirego baracyakira, then uyu munsi baraduhamagara. Inama nge natanga kuri uyu munsi abumva ko bahamagaye kuri telefone amafaranga a distance without iresi, ayo mafaranga n'ubutubuzi, nta kindi narenzaho nibyo murakoze. Amazina yanjye nitwa Moro Francine. Amazina yanjye nitwa Moro Francine. Umugabo wanjye yarafungiye Ikinyinya, bamufashe, polisi yaramufashe imuhuhishamo icyuma kiramufata baramufunga. Kwa gatandatu njya kugemura, ko hari umunsi wo kugemura. Ngezeyo turabonana, nashye ngeze mu rugo umuntu arampamagara arambwira ati se wowe Moro Francine umugore w'Imana Emmanuel? Ndavuga ngo yego. Si wowe uvuye hano se uzanye amata n'amazi ya Jibu na kamambiri n'uburoso na korogati? Ndamubwira ngo yego. Arambwira ati rero moto yanyu nta deni ifite, none kugira ngo permit ajya mu rukiko kugira ngo baguhe moto, umugabo mu gihe azafungurirwa moto izabiri gukora biragenda ukuntu kumutega amatwi. Arambwira ngo tanga amafaranga 100 tuguhe igipapuro gisohora moto ku Muhima, ayandi urandika uburyo uzajya uyatanga gake gake. Ndamubwira na amafaranga 100 ayo mfite nago nayatanga ngo abana banjye baburare. Nge ndabona 150 ayandi 100 ndandika igihe nzajya nyatangira mu gihe moto iri gukora. Arambwira ngo garuka Ikinyinya tuvugane. Mageze nari ndi kumwe no murumuna w'umugabo wanjye, arambwira ngo ndi kukureba, ati none tanga yo 50 ayandi urabo yatanga igipapuro n'igisohoka. Amafaranga narayatanze. Aragumya arambwira ati connection zanze. Bigeze 2:30 ndataha. Mu gitondo arampamagara arambwira ati tugiye kubikurikirana, uragaruka utwara igipapuro kikujyana ku Muhima. Birangira gutyo. Igihe rero cyo gufungurwa cy'umugabo kigeze, ageze ku marembo arambwira ngo nyohereze itike nahe. Ndamubwira se uraza nta moto uzanye? Arambwira ati se byagenda uti? Ndamubwira natanze amafaranga. Ahita ambwira ati singusanga aho nsange wagiye kuri RIB. Nibwo rero nagiye kuri RIB nanga ikirego, barambwira ati tuzabafata. Nibwo rero bampamagaye ngo nze ku rwego rukuru, barambwira ko babafashe. Murakoze. Iki cyatumaga wizera abantu kandi mukazirana? Ngiye cyatumye mbizera, bambwiye amazina yanjye, bambwira y'umugabo, bambwira ibintu byose nazanye n'uburyo narimetse umwana n'umumotari. Numva nivyo koko amafaranga ndayabaha. Bagumya bambwira ati umwana ari kurira muzembagize turi kugufasha. Numva bya bintu nibyo, amafaranga ndayabaha. Nkurikije ibyambayeho rero ndagira inama abagore b'abamotari ndetse n'abandi mu gihugu ko aba bana ari abatubuzi, ibintu bidafite fagitire bagira amakenga. Murakoze. Reka tubanze dusubize icyo kuri iyi kesi. Aba bakuze yaguze ubutaka kuko n'ubundi ashitanzwe bugura, abukatamo ibibanza nawe atangira kugurisha. Sibyo? Turahera ku bwa icyambere. Wowe wabuguze n'utariwe, wowe urasubiza. Kwanza nta nubwo na mitasiyo ishoboka. Mitasiyo urayumva? Nta hererekanya bubasha rizabaho kuko wabuguze n'abatari ba nyirabwo. Icyo ni igihombo cyakujeho wowe waguze ugura n'utari nyirabwo. Kabiri,
nubwo utanagitanga nabwo iyo twabimenye turabakurikirana nka kuriya niko bafashwe. Ikindi ya gatatu wenda kuri kese urumva ko nawe yari yagurishije, ubwo biramusaba ko asubiza abo yagurishije, kuko nawe nubundi ari kugurisha ibitari ibye, arakugurisha ibitarajya mu mazina ye, nuko bigomba kugenda. Buriya ni victim uruhande rumwe, ariko adasubije yaba na suspect ku rundi ruhande. Ariko kubyoroshya ndetse no muri kese we ari no gusubiza, yamaze kumvikana nabo yari yagurishije, ari kubasubiza. Noneho ikibazo cye gikurikiranwa mu bundi buryo. Ikindi kibazo cya kabiri mbabaza, icya kabiri sinzira mwabivuze, ndashaka kumva itegeko riteganya iki ku muntu uhamwe n'icyaha cyo kwicugambuza ni igihano iyo aramutse yahamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3, ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ibihumbi magana igifungo n'imyaka 2 kugera ku myaka 3 na n'ihazabu miliyoni 3 kugera kuri 5. Rakoze. buri gihe ubutumwa mugarukaho butsindagirira ko n'abatwumva n'inkuru turatangaza n'ibiganiro dutangaza nabo baba babikurikiye, ariko nta mayeri mashya, ni ikiguzi cy'ubuzima, ni ukwiheba, ni iki? Nta mayeri mashya, nicyo navuze. Turibaza duti ni ubutesi, ni ubujiji, ni ukutagira amakenga, ni ubudabagizi. Kimwe gishobora kuba kiri muri ibyo ngibyo, kuko ibi ni ibyaha bitakiba handi mu bindi bihugu, gusa inshuro nyinshi tubisubiramo, ntabwo tuzahagara kubisubiramo. Gusa ikibazo ni uko ubutumwa hariho abavuga ati ubutumwa n'ubw'abaturage, n'ubw'abantu badakerebutse. Ariko ndakubwiza ukuri, hano ari abakire baribwa, abari mu kigero baribwa, ari n'abafite uburyo bukeya baribwa. So ni ukuvuga ngo kategori zose zirimo, bitewe nk'aba ngaba bari ababonye, bari abagabo b'ibyo butaka, n'abantu basobanutse. Wumvise umwe uzwiho kuba ari umucuruzi, azwi nk'umu businessman, kwegera rero undi mu businessman mugenzi we, urumva ko bari mu rwego rumwe, kumwemeza nyine aramwemeza, ariko umwe afite. So nta kwiheba navugamo, kuko igihugu cyacu gitanga opportunities nyinshi, nta makenga make. Murakoze. Mutangira mwatubwiye ko bidasanzwe ko abadamu bagaragara muri ibikorwa by'ubwambuzi bushoboka, nta nubwo basanzwe koko rwose. Iyo mukoze isesengura mubona babiterwa n'iki? Urumva uwabaje imitima ntiyayiringanije. So burya nta muryango uburamo, urabyumva. So muri babadamu beza rero dufite, harimo n'abandi bameze nk'aba ngaba. Ntabwo twavuga ko bose ari imisebe kigoroye, harimo bamwe. Urumva ni rwa runyanya rumeze gute, mu nyanya zuzuye nziza. Urumva rero, ariko nanone no kuba abadamu tubazi ko ari ba mutima w'u Rwanda nk'uko baherutse kubibasaba, harimo bamwe batatira igihango, kubera ko n'icyizere tubafitiye abesikoro barabakoresha, kuko agukonvinsinga mu buryo bworoshye. Iyo wumvise ijwi ry'umudamu aravuga ati ni uzi ko bya bintu bitoroshye koko, ariko jewe ndamutse numvise ari ijwi ry'umudamu uri kunyaka ruswa, uwo ntasanzwe, ahubwo nibwo nagira amakenga kurusha. Ijwi ry'umudamu wahamagaye agatinyuka gusaba ruswa nka kuriya muri ariya magambo, uwo ntasanzwe, aba ari igikuki. Urebye no mu byaha dukurikirana ibyo ari byo byose,
usanga ari 15%. Ugiye nk'ibyaha byo gukubita no gukomeretsa muri escroquerie ni gakeya cyane, usanga ni 10%, nko muri 10 abasigaye bose ari abagabo. Yego. Banoteri bo turakorana n'ubundi, ndetse n'ubushize igihe twerekanaga babandi ubushize urugaga rwarikanze baravuga ati ntabwo twe tuzi ko dufite abantu bameze gutyo. Ikindi haraho abanoteri benshi bamaze kubyumva koko, batangiye gushishoza, batangiye kubona ko ibi bintu nabo binjiriwe, bari kugira amakenga. Hariho abanoteri turi gufatanya bagatanga amakuru igihe cyose abonye hari umuntu uje hari ibintu akeka, baratanga amakuru kandi turabashimira, tubakomeza. Ariko tunababwira ko niba hari noteri urimo utekereza ko yakwijandika muri ibyaha by'ubwescro, yafatanya na bari abantu, aribeshya pe, aribeshya, byanze bikunze azafatwa. Yego. Yego. Ikibazo mfite, tumaze iminsi twumva abantu bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC baba baratawe muri yombi. Mwagira ngo mudore amakuru kuri iyo kesi, niba n'ina dosiye zabo zarashyikirijwe ubushinjacyaha. Yego, urakoze cyane. Nibyo koko muri hari uwitwa Madame Noella Bigirimana wahoze ari umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, yatawe muri yombi hamwe n'uwitwa Uwayo Theo Principe, batawe muri yombi. Theo Principe we ashinzwe imari, bakaba barakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na ruswa mu gutanga amasoko ya leta. Dosiye yabo yarakozwe, yoherejwe mu bushinjacyaha ndakeka tariki 3 z'uku kwezi kwa Werurwe. Ubwo andi makuru mwayakurikirana mu bushinjacyaha. Urakoze. Ubundi RIB twebwe dushinzwe, ngira ngo tujye tumenya n'inshingano za buri rwego. RIB ikora inshingano zo kugenza ibyaha, igakora dosiye, ikayohereza mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha bukayiregera urukiko. Urukiko iyo rumaze icyaha, hazaho ikintu cyo kurenganwa nk'uko wabivuze. RIB ntabwo navuga ngo dushinzwe akarengane, oya, abashinzwe akarengane ngira ngo rabazi. Ikindi ndabyumva icyo babazaga, urabariza ba victime se babona amafaranga yabo bato. Ni byiza ko igihe icyaha kiri gukurikiranwa bagomba nabo kuregera indishyi, bagomba kuregera indishyi uko icyaha kigera nabo bakazasubizwa igihe abantu bahamijwe icyaha. Nuko bigenda. Ikindi inama tujya n'ubundi twikwigira hari ukuntu umuntu akorerwa icyaha ariko ari we nyirabayazana babizi, gutega amatwi ibyo umuntu akubwira kwaka amafaranga, kandi nawe buriya bari umutima wabo babwira ati ariko umuntu yabaye ko umuntu ashobora kuba nshuka, uyu muntu aramutse nshuka nabigirana. Ariko kwa kuntu bagutoteza bakubwira ntugire ugisha inama, urabizi ibya hano ni iyo uvuze ibintu abantu birarabura utuntu nk'utwo, umuntu agacika intege.
intege mvuga agacika intege zo kuba yagira amakenga. Kugira amakenga, tekereza kabiri, izi nyungu umuntu anshakaho, ubugizi bwa neza bwo kumfasha buturutse. Kandi wibuke ko nawe ugiye gutanga amafaranga ngo umuntu wawe bamufunguze, uri kuba umufatanyacyaha. Icyo kintu ugomba kukirinda. Ikiza nuko iyo ari ibyaha bya ruswa, iyo utanze amakuru mbere ntabwo ugikurikirana. Iyo ari umuntu wagusabye ruswa ukayimuha, cyangwa se waguhaye ruswa ukabivuga mbere yuko ikurikirana ritangira, ntabwo wowe ukurikirana. Ariko ugomba kubivuga mbere yuko iperereza ritangira, ikurikirana cyaha ritangira. Murakoze cyane. Yes, Peter. Murakoze Dr. Mutagitana Mutagitana Rwanda. Mu kesi ya mbere mwatweretse ijyanye na bariya bantu biyikirira y'inzu bakajya kwaka abantu amafaranga kugira ngo babakemure ibibazo bayacisha ku ba agent na MTN. Bikorana ite na MTN kugira ngo abo twakwita abakozi ba MTN bashobora kujya muri ibyo byaha cyangwa se kubikora irukanwe cyangwa se birindwe ko MTN igarukamo kenshi. Icyaha ni gatozi, nta nubwo urwo rwego cyangwa iyo kampani uvuze iba yamutumye. Gukorana ko turakorana bya hafi yo gusangira amakuru, ari no kugerageza kuziba ibyuho aho biri bacamo bashobora kwiba. Ariko iyo agiye gukora ayo mafuti n'ayo manyanga, ntabwo kampani iba yamutumye. Urumva icyaha ni gatozi, kampani ntizamo, nta nubwo yasubiramo, ntabwo yaba agisubiyemo kujya gukora, kuko we aba yamaze kwanduza izina rye. Ariko gukorana ko kurahari kwa hafi, ari gusangira amakuru, ari no kuziba ibyuho byacamo abo bantu baza bagerageza kwiba iby'abandi. Mutubwire ibyo byuho kugira ngo abadukurikiye bazamenye ngo nibi babyirinda bati. Ahubwo iyo tuvuze ibyo byuho, ubwo tuba turi kubwira abo bagizi ba nabi ngo ari byo bazacamo. Urumva rero icyo sinakikubwira. Urakoze. Yego. Yes. Akenshi mukunda kuguhamagara mutwereka abanyabyaha, ariko niba nibeshye niba biba muri slogan yanyu hari akantu kitwa gukumira icyaha kitaraba. Yego. Ako kantu kugira ngo tugende namwe tukakavugire cyangwa se wenda wikatuvugira kivugire kuri umunyarwanda, ni mu nyungu rusange. Yego Romeo. Rwacu kuko ribu ni yacu. Icyo nicyo utariyumvisha, abanza wakosore Romeo. Rw'ubugenzacyaha. Hari ikintu mushobora gukora ku ruhande mu rwego rwo kugira ngo mukumire bano bantu, cyane cyane ko mwamaze kumenya zimwe muri systeme bakoresha. Tuba dukora ku ruhande gute? Ku ruhande gute? Sinsobanura icyo ushaka kuvuga. Mukumira tutaraba. Romeo, turabikora uburyo bwose bwemewe n'amategeko bwo gukumira ibyaha, turabukoresha. Hari ukwigisha, hari nabo tumenya bagiye gukora icyaha ukakiburizamo, hari ukugikumira, hari no kukiburizamo, sibyo? Ibyo byose uburyo bwose turabukoresha bwemewe n'amategeko. Sawa. Hari undi? Yes. Murakoze cyane. Nitwa Roger Marcruti wa The Future TV. Nifuzaga kugaruka, hari inama iherutse kubera mu nteko ishinga amategeko yagarutse ku kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse biga ku buryo bayirwanya. Ariko muri iyi minsi turimo turagana mu gihe cyo kwibuka mu kwezi gutaha, agira ngo mbaze ingamba ifite mu guhangana n'ibyo byaha bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ahanini iyo dusatira kwibuka ibyo byaha bigenda byiyongera. Icyo nicyo kibazo cya mbere nari mfite. Icya kabiri kirajyana n'amakuru nifuzaga kumenya. Umunyamakuru mugenzi wacu witwa Ngendahimana Jean Pierre watawe muri yombi mu minsi yashize akekwaho, ngira ngo niba nibuka, ibijyanye no gukangisha gusebanya. Agira ngo tumenye amakuru y'umunyamakuru uhagaze. Urakoze cyane. Ni ibibazo bibiri abajije, ikijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, ingamba dufite
aho turi mu nzira zo kwibuka. Nibyo koko ingamba zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside zigomba guhoraho, kuko hari iyo tubona nubwo igenda igabanya ubukana, ibyaha bigenda bigabanya ubukana biva mu bikorwa bibabaje by'ubugome bijya mu magambo, ndetse n'umubare w'abantu babikora ugenda ugabanuka. Still ingamba zo zigomba kubaho, no kugumya kwigisha nubwo yaba ari umuntu umwe ufite iyo ngengabitekerezo ya jenoside, ntabwo agomba kwihanganirwa. Kabiri, tuzatugomya kwigisha ndetse tubijyanisha no guhana, kuko niba waranze kwikuramo iyo ngengabitekerezo ya jenoside, byanze bikunze amategeko azayigukuramo, kuko ntabwo tuzakwihanganira byanze bikunze. Ingengabitekerezo ya jenoside turabizi ko ni kimwe mu bintu bisenya inkingi y'ubumwe bw'Abanyarwanda tutagomba kwihanganira. Rero muri iyo minsi twegereje kwibuka koko tujya tubona ko imibare izamuka, turihanangiriza abantu bose bafite izo mvugo ndetse n'ibikorwa bigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana, kuyipfobya. Turabibona bihisha inyuma ya za social media. Ibyo nabyo turabihanangiriza, byanze aho wabivugira hose ubu uzafatwa. Ngira ngo ingamba zimwe zo gutanga bari hanze zirahari. Ikindi cya kabiri, Ngendahimana Jean Pierre nibyo koko yarafashwe bishingiye ku kirego cyari cyatanzwe n'uwo yari yakangishe gusebya. Ngira ngo bamwe muranabizi, byabanje kuzerera hari amajwi yabanje no kuzerera mu banyamakuru, aho yasabaga ka Primus ngo abanza kamire ngo kugira ngo inkuru atayitangaza, kandi iyo nkuru ayitangaje ngo yamerera nabi uwe shaka kwitangazaho. Ibyo rero ni ibyaha byo gukangisha gusebanya, ni blackmailing. Hariya mwebwe mubyita ngo ni injyawuro. Yashakagamo ako kantu, kandi ntabwo ari byo, ni ibyaha rwose bihanwa n'amategeko. Hatagira uzakitiranya na bya bindi ngo ibyaha by'umwuga. Yitwikiriye umwuga akora icyaha. Murakoze cyane, ngira ngo nicyo ngicyo twavugaho. Gasaro TV.